Mu gihe leta y'u Rwanda ikomeje gushishikariza abanyarwanda gukoresha iby'iwabo mu bukangurambaga bwayo bwa Made in Rwanda ndetse no guca imyenda ya caguwa ikunzwe n'abantu benshi, nyamara leta ikavuga ko ari ukwitesha agaciro abikorera nabo batangiye urugendo rwo kongera imyenda idoderwa mu Rwanda. Sande Justin Nzitatira uhagarariye Turi Kumwe Art Center naho hahurizwa imyenda n'ibikoresho byo mu nzu bikorwa mu buryo bw'umwimerere bifashishije igitenge, aratangaza ko abanyarwanda batangiye kwitabira kwambara imyenda y'iwabo nubwo ubwitabire bwabo bukiri hasi. Caguwa ni ibintu donko biba byasagutse umuntu yambaye akakirambirwa aho kukijugunya iwabo kuko ari umwanda i Burayi arakizanye muri Afurika. Wowe urakiguze uravuze ngo kirahendutse ndakiguze. Niba leta yabibonye kuko ireberera abaturage abanyagihugu ikavuga iti reka ibitubice tuzamura ibikorerwa iwacu, reka dushyigikire leta dufashe abafashe iyo initiative yo gutangiza iyo gahunda yo guca caguwa, dukunda iby'iwacu ntabwo bihenze. Icyo nababwira ni ukubikunda tukabiha agaciro kandi tukagerageza kubikoresha kugira ngo umunyarwanda wese yambare imyenda ikorerwa mu Rwanda. Mu rwego rwo guca imyenda iba yarambawe n'abanyamahanga bisaba umubare uhagije w'abakora imideri ikenewe n'abanyarwanda, gusa ngo uyu mubare uracyari hasi ugereranyije n'abaturage basaga miliyoni 11 bari mu Rwanda nk'uko Kamanzi Glory umuyobozi mu ihuriro ry'abakora imideri mu Rwanda abivuga. Umuntu yakwibaza se afite ubasha bwo kurema imyenda ingana iki, ariko icyo navuga kindi umubare w'abadesigner nawe uracyari hasi ku buryo ntabwo twahita tubasha kumenya ese koko isoko ry'u Rwanda, kuko iyo turebye umubare w'abaturage uko tungana turi miliyoni 11 ndakeka zirenga. Wareba abiganje mu mijyi, abaturage bari mu mijyi abitwa ko bifitiye tuvuge test cyangwa guzi zitandukanye, umubare ni mutoya. Benshi mu banyarwanda bemeza ko bambara imyenda ya caguwa bitewe n'igiciro cy'imyenda ikorerwa mu Rwanda, bavuga ko kikiri hejuru ugereranyije n'icyo batakaza mu myenda ya caguwa. Nyamara Sande Justin umwe mu bakora imideri y'imyenda igezweho we yemeza ko ari imyumvire y'abantu igomba guhinduka mu rwego rwo kwihesha agaciro. Icyo twabwira abanyarwanda ntabwo uko bavuga ko bihenze ariko kuko biri, ahubwo twe twavuga ngo icyo abanyarwanda bumva ko gihendutse bahagombye kukijyanisha nanone n'ubuzima bwabo. Niba tugura ibintu hanze byarambawe n'abandi bantu babidushigarije barabishajishije, ayo twabigura byose niba biduhera ubuntu twebwe ntabwo twumva ko bihendutse, kuko tureba tukareba na karite bifite. Si ibyo bintu biduhaye kubera bigifite agaciro cyangwa barabyambuye barabishajishije biraje, ariko ibyacu uvuga ngo birahenze ntabwo nzi icyo abagendeyeho, ariko twavuga ngo ni urugendo twatangiye kandi n'abakibona ko bihenze turateganya tudashidikanya ko n'icyo giciro bizajya no ku giciro cyiza umunyarwanda wese yibonamo. Kuba abenshi bakora imideri y'imyenda mu Rwanda kandi batarabyize ahubwo ari impano bifitemo, Gloria Kamanzi hakomeza avuga ko kugira ngo bashobore guhaza isoko hakwiye kubaho amahugurwa ku ruhande rw'abakora imideri ndetse n'abadozi. Abenshi abadesigner ntabwo ibintu twabyigiye, abo twabyigiye niko tubikora tubikunze, ni impano bamwe dufite. Abenshi ababyigiye umubare uracyari hasi. Mbere yo kugira ngo tumenye gute twakorera isoko ry'u Rwanda, nibwira ko habaho impande zombi kwiga tugasesengura neza, tugasa nkaho tujyanirana ntidusiganwe, tugahabwa n'amahugurwa adufasha kugira ngo tubashe gushyira mu bikorwa ibintu bifatika, kugira ngo tubashe no kubona umusaruro ufatika. Nubwo bamwe mu banyarwanda batitabira kugura imyenda yakorewe mu Rwanda bashimangira ko igihenze, abo ku ruhande rw'abanyamideri mu Rwanda barasaba ko bagabanyirizwa imisoro batanga ku bitambaro bituruka hanze ari nabyo badodamo iyi myenda kugira ngo habeho gushyiraho igiciro buri munyarwanda wese yibonamo. Ko mu Rwanda ibikoresho by'ibanze biriya twita raw materials ntabwo ibihakorerwa ari byinshi. Hariho gahunda ya leta ndetse na minisiteri ibishinzwe Minicom yo gukuraho imisoro iri hejuru ku byo twakenera gutumiza hanze bimwe ni raw materials cyangwa se ibikoresho by'ibanze. Aho rero ko mu Rwanda bikitubana bikeya, nkeka ko ariyo mpamvu n'igiciro cy'ibyo twakoze ubona ko kizamutse kigiye hejuru.
Mu Rwanda usanga hari abanyamideli batagaragaza ubuhanga bwabo kugira ngo bafatanye na bagenzi babo ndetse hakabaho gutatanya imbaraga bityo ntibahaza amasoko y'u Rwanda. Aha niho Gloria Kamanzi umuyobozi mu ihuriro ry'abanyamideli mu Rwanda ashingira ahamagarira abanyamideli bose bo mu Rwanda kwigaragaza ngo basenyere umugozi umwe. Icyo ngiye nabahamagarira kutwegera bashobora kwegera urugaga rw'abikorera, bashobora kubaha contact zacu yaho tuboneka, ubundi turabashaka. Umubare dufite ubu ntabwo uhagije, niba bari mu ntara zitandukanye badukontakte badushake, noneho natwe turareba se nubwo baba bari mu ntara bashyirwa hamwe gute, twakorana gute, twabonana gute. Gahunda yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda Made in Rwanda ni gahunda yatangijwe na Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi mu rwego rwo gukangurira abanyarwanda kwihesha agaciro ibikorerwa mu Rwanda, harimo imyenda ndetse n'ibikapu, ingofero ziva hanze mu Burayi. Hano mu Rwanda turazikora. Bamwe mu bikora bafashe ya mbere mu guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda, ibikorerwa iwabo kugira ngo abanyarwanda babone ibifite agaciro kandi bibahesha agaciro. Ubuyobozi bwa Turi Kumwe Art Center buvuga ko abanyarwanda bose bashoboye kuba bakoresha cyangwa se bagura ibikorerwa hano mu Rwanda, harimo imyenda, ibikapu ndetse n'ibindi, baramutse bahinduye imyumvire, kandi imyumvire nicyo cyambere kigomba guhinduka mu banyarwanda bose. Tasiye Biziyaremye, Clouds TV.